naramwise Kristo nuwanjye ndamahoro Imana Kristo wanguza amaraso yawe niki cavuguru ziyo mana Kristo nuwanje ndamahoro. Akabazo ngeze kubaza umuntu karamugora ariko reka naye nkakubaze. Ni akahe karere kitiranwa n'ikiribwa ko muri uru Rwanda? Kitiranwa n'ikiribwa kuko twe dusapoza ko ikintu cyose umuntu ashyira mu kanwa akaba yamera kiba ari ikiribwa. Okay. Nkeka ko niba ntibeshye tujya tuvuga ngoma twabishyira mu cyongereza bikaba mango. Ladies and gentlemen, it's your boy Mirage, kuri Mirage TV show, the place where tomorrow's the brightest stars shine today. Here we celebrate local talent and tell the stories of the next generation. Come and join us on the journey of discovery, living innovation as we give a voice to rising innovator, creators, singers, ready to change the world. Nkuko mubibona ndi kumwe n'umwari mwiza arakeye yuje urukundo n'ubwuzo nkuko babivuga. Muri makini ni ikibasumba yatangira twibwira tugakomeza mukamenya ubundi ndi kumwe n'umutumirwa umeze ute gusa uko mubona ewana uyu munsi mwitege byinshi kandi byiza kuko ninjye namwe. Let's go, let's do it. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mujawase Pauline, ndi umukobwa. Uri umukobwa? Kano konje ko uri umukobwa uri gushaka kwita ntwarira aba. Yego iyo uvuze kuri umukobwa undi ushatse kumvikanisha iki? Iyo mvuze ko ndi umukobwa icyambere nago nubatse. Nago nubatse ndacyari ingaragu nk'uko abantu benshi bivuga. Nago nsobanukirwa niba ingaragu bari umusore gusa cyangwa umukobwa ariko nago nubatse. Ntabwo wubatse? Baravuga neza ngo uyu muntu ngiye ako kantu ngo abakeneye no mufasha cyangwa uwo bafatanya urugendo. Gusa twikomereze sinari cyo bivugiye ariko muri make nijyo ngicyo. Ubuzima busanzwe turi kumwe ariko ntago bagusobanukiwe. Kuri njye hari ibyo nkuziho, hari bicengiye nkuziho ariko hari abantu benshi batakuzi banakubonye bwa mbere kuri iyi televiziyo ya Mirage TV show ariko ubundi Mujawase ni Mujawase? Mujawase twa nakazina keza. Ni umuntu uteye akora iki ubusanzwe nyine iki kimuranga? Njyewe ndi umuntu usanzwe, reka mvuge ngo usanzwe kuko ndi umukobwa usanzwe nubaha Imana ubuzima busanzwe. Ikintu nkunda ni ukuririmba, ndi umuramyi mu ndirimbo ziramya zikanahimbaza Imana ndetse kandi nkunda no kuziririmba. Umwanya ninjoyinga cyane mu buzima bwanjye ni umwanya wo kuririmba ndetse n'umwanya wa siporo. Murakoze. Umwanya wa siporo no kuririmba? Ikirenze kuri umuririmbyi uri mu sportif. Niyo mpamvu uteye neza gutyo. Abantu banjye ndibubereke full kit yiwe nyaruma ngo na outfit. Muzatubwira no mwari mwiza kuko ubaha Imana namurebye urabona ko yitonda. Muri make nabashishikariza no kumukunda mukaramushyigikira aho muri hose mukajya mwumva yuko ari ku bwanyu. Na bamwe mutajya mukunda kumva ibihangano cyangwa abantu baririmba indirimbo z'Imana mukazihugukira bitewe n'uko harimo inyigisho ndetse no muri sosiyete nyarwanda ziduha umurongo ngenderwaho kuko hari byinshi ziturinda, ubutumwa bwinshi tugenda twumva binyuze mu ndirimbo z'Imana. Mbere yuko se twinjira mu mwuga wo kuririmba cyangwa mu cyo ukora ari ukuririmba no bya siporo tabigaruka kuko yuko nyine biba bitunguranye ko n'umukobwa ujyana akavuga ati ngende mu sportif. Ubundi uriga wasoje amashuri ze bite? Ubuzima bwanjye ntabwo bwigeze ubuzima budasanzwe cyane.
narize gardienne primaire secondaire ubu ndi kwiga muri kaminuza ngeze mu mwaka usoza yego ndi kwiga imiyoborere n'imibanire myiza y'abaturage sociology. Biranagusa pe. Sociology. Okay, urugendo rwawe rw'amashuri uko watangiye naho ugeze kandi byo kwishimirwa kandi nanakwifuriza itsinzi mu byo ukora byose kuko imbere ni heza. Ibyo wiga bizakugira umumaro kandi uzabikoresha bibyaza umusaruro. Tugarutse rero gato ko kuririmba. Uririmba ku giti cyawe, ufite korali uririmbamo, usohora indirimbo, urugendo rwawe rw'imiririmbire rwo ruhagaze rute? Urugendo rw'imiririmbire ntago ndirimba ku giti cyanjye. Nyeka ko kuririmba ku giti cyanjye nyine n'undi mwanzuro umuntu afata akaba yavuga ngo reka bihe umurongo gutya kandi nabyo bisaba umwanya uhagije. Ariko ubu ngubu ndirimba muri worship team, nkaririmba muri ministry, nkaririmba no muri korali. Mu yandi magambo ndi umuramyi nk'intego nyamukuru yo gukora ibintu byanjye. Yego. Ni ukugira ngo ubutumwa bugere kuri bose. Kabisa no kugira ngo wamamaze ubutumwa bwiza bw'amahoro. Rero nabimenya ko ubw'amahoro si ubw'intambara si ubw'amahane ni ubutumwa bw'amahoro. Yego ryari wiyumvishamo impano yo kuririmba ukavuga uti ngiye gufata umwanzuro wo kujya mu makorali kuko ndabiza amakorali menshi yacyabanye impano ntabwo kujyamo byoroshye ko nkanjye naragiyeyo mpera ku murongo w'imbere birangira n'inyuma ntahemerewe. Kujya muri korali biba bikomeye ubwo abantu babona abantu baririmba bakagira ngo ni ukugenda ukahita ariko bisaba impano bisaba no gufite discipline. Ni ryari wiyumvishemo iyo mpano yo kuririmba kugera ku rwego wumva ko ukwiye no kujoininga amakorali ukareka kuririmba wenyine ahubwo ukumva ko umusada wawe ukwiye no kutanga mu bandi? Okay, kuririmba njyewe byatangiye 2020 mu gihe cya corona. Njye ahantu nabaga narindi Kigali, aho nabaga mu gipangu harimo nyine umupasiteri yitwa Pasiteri Mazimpaka. Yego. Nyine ni umushumba mwiza nawe watumye nyine menya byinshi kugakiza kugukizwa nkasobanukirwa byinshi. Kugira ngo ntangire kuririmba rero twarasengaga buri munsi, hari urubyiruko rwinshi, twari abantu benshi mu nzu, hari abaririmbyi, hari abacuranzi, izo ngeri zose zari zihari. Umunsi ku wundi rero twararirimbaga, tugakora ibiganiro bigiye bitandukanye, tugasoma Bibiliya. Icyaje kubaho rero nanjye naje kuba inspired n'ibintu byo kuririmba, bitangirira aho ngaho. Bitagira aho ngaho watangiye uri gukombe ko mwabaga muri kumwe se ku buryo bakugira icyizere akavuga bati tukugije uko tukubona ufite impano irutse abandi? Ni iki nyine mu bantu mwabanaga bakubwiraga yuko ikirusha abandi mwabaga muri kumwe ari iki? Okay, njyewe nafataga mu mutwe indirimbo nyinshi nahise nzifata. Yego. Izo bari bazi nagerageje kuziga, nkanagerageza no kubigisha n'izindi. Icyabayeho rero njyewe nyine numvishe mbikunze ndetse ndanabikora. Gerageza kujya nanjye nigana indirimbo nabo. Umunsi umwe bakavuga ngo urakoresha praise and worship, ntago nayo mbimenyereye ariko narabikora kandi bikagenda neza. Yego. Ubwo muri make kuva icyo gihe uri kuri uwo mupasiteri niho wakuye inspiration urabikomeza kugeza naho bikomereje muri kaminuza, cyangwa ageze muri kaminuza aho urabyihorera ko covid yatuma guririmba yari irangiye? Oya. Naje gusanga nyine bikwiriye ko nkomeza kubikora. Yego. Ugeze muri kaminuza wisanze ute mu makorali? Okay. Ngeze muri kaminuza nyine hari ibintu byinshi ushobora kubaho occupied nabyo. Ugasanga nyine bigiye bitwara umwanya wawe, ugasanga ari naho uri gutakaza umwanya. Njyewe nahisemo kujoininga korali na worship team mu rwego rwo kugira ngo nyine ntasubire inyuma mu bintu byo kuririmba, nkomeje kwagura impano yanjye. Ese ni ibintu byakoroheye cyangwa byagusabye igihe? Ntabwo byari byoroshye kuko muri kaminuza hari association nyinshi kandi hari abaririmbyi benshi batandukanye.
byaragoranye kuvuga ngo reka nshaka ahantu mpitamo ho gukorera umurimo ho gukomereza nyine kuririmba ariko finally narahabonye. Nk'uko bivuze muri kaminuza ama association menshi ku buryo nko ku munsi wo gusenga utarenga metero 5 utaragera aho bari gusengera kandi ari idini itandukanye n'irindi. Uw'amahitamo yawe kuvuga ngo ufashe umwanzuro ku joininga iri torero cyangwa iyi worship iyi nitandukanyije nayo byagenze bite washingiye kuki? Okay, cyambere nashakaga nyine abaririmbyi tuzajya dukomezanya umurimo n'ubundi tukaririmba ariko tukanasenga. Mu gihe kitari kinini naje muri kaminuza narahaciye ngenda nsura bamwe na bamwe. Yego. Nyine aho umutima wanyemeje kujoininga niho na joininze. Muri make wabonye aho hari itandukaniro cyangwa ahura n'ibyifuzo byawe nuko wabitekerezaga ukwiye ku Okay, purpose ya mbere yari ukumenya abantu twafatanya umurimo ariko banasenga. Nyine bafata time ihagije yo gusenga. Na joininze ahantu ngendeye ko nyine bafata time ihagije yo gusenga. Atari uko baririmba gusa. Yego. Uko nyine umuririmbyi habaho kuririmba hakabaho no gusenga. Ni ibintu bibiri bifatikanywa kandi bigakora ikintu gikomeye. Nahisemo rero ngendeye ku bantu basenga bakanaririmba nyine nkuko hari association nyinshi cyangwa se amakorali n'amaworship team menshi. Nahisemo ahantu nyine bishoboka ko najya mbona umwanya uhagije wo gusenga ndetse no kuririmba. Nkuko bivuze ubwo hashobora kuba ari nka worship cyangwa korali cyangwa idini runaka bashoboye kuririmba ariko batagira ibihe byo gusenga. Ntago navuga ngo ntibasenga ariko nge narebye ku mwanya babikoraho cyangwa se igihe babiha. Igihe babiha. Yeah. Sawa aho ngaho. Uri make uri umuririmbyi ukora umunyamasengesho cyarimwe. Cyane. Turafashwa hano. Ngo warasenze uburiki. Niko bamwe bajya bavuga warasenze uburiki bamungana. Yego. Umaze kubibona iryo dini ujoininga cyangwa rihuza n'ibyiyumviro byawe nuko wabyifuzaga. Baririmba banasenga. Iterambere ryawe mu miririmbire cyangwa mu misengere ryo riteye gute? Ni ire tandukano riri aho ngaho warebye kuvuga uti kuko baririmba gusa ntibasenge sinkwiye kwihuza nabo abo ngomba kujyaho baririmba bakanasenga bakabikora icyarimwe byombi. Ni iki no byakunguye mu miterere yawe y'imbere haba mu buryo bw'umwuka cyangwa n'uburyo bwo kubana societe muri rusange? Icyo byanyunguye buriya urugendo rwo kuririmba ntago ari ibintu biba umunsi umwe kandi uko uhuye n'umuririmbyi runaka ufite ibintu byinshi byo kumwigiraho. Aho ushobora kwigiraho imiririmbire, aho ushobora kwigiraho imyitwarire. Abaririmbyi nyine batanga message zigiye zitandukanye. Rero ni urugendo rutari runini cyane ko washize imyaka ubwo ni 4. Yego. Imyaka 4 ntago ari myinshi ntabwo ari na mikeya urumva nawe ufite ibintu byinshi byo kwiga. Yego. Mu bigendanye no kuririmba nawe mfite byinshi byo kwiga. Ngenda mfata umwanya wo kwiga nyine n'ibindi ngiye ntazi. Kandi muri make ubona ko byakubyara umusaruro waragiye urabyiga urabimenya ubona ko bigukuye ku rwego rumwe ugejeje no ku rundi. Yego. Muri korali urimo niho basora indirimbo cyangwa ahantu njya nkubona wagiye mu biraka? Byose ndabikora. Ari biraka no kuririmba nyine muri korali mu ndirimbo zacu zasohotse byose ndabikora. Byose urabikora? Byarenze kuba ibyo kuvuga ngo bikora nko kwishimisha cyangwa ubikore nko kubwiriza ubutumwa gusa bwo amaze kubona ko byanakubyarira umusaruro? Gospel nuko abantu babitekereza bitandukanye ariko gospel nayo ijya ibyara umusaruro kuko hari aho bigera ugasanga abaririmbyi nyine barimba gospel barakenewe kubakinga abantu. Yego. Ahantu henshi hatandukanye mu makonseri atandukanye hari ahantu henshi nyine abaririmbyi baba bakenewe kandi bakenewe ari benshi. Bigasaba ko nyine aho ngaho naho uhahabwa ibiraka. Ubwo bishatse kuvuga yuko
gospel yatunga umuntu kandi akabaho neza cyane. none nk'iki wabwira abantu bumva yuko umuntu uririmba gospel adakwiye gukora ibiraka ahubwo agombye kugenda akaririmba ku buntu kuko ari ubutumwa bw'Imana babwiriza ngo iby'Imana ntibigurwa ngo iby'Imana muri make bitangirwa ubuntu abo bantu bababwira iki? Okay, ikintu babwira hari abantu babyumva nabi cyangwa se bakabifata uko bitari. Niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu, simpamya ko umuntu uririmba bari gukora ubusa. Niba uririmbye umuntu akaba avuga ngo akwiye kukublessing akaguha amafaranga runaka, ntago numva ko ari kugurisha impano nk'uko abantu babitekereza. Yego. Ntago bivuze ngo ushyireho imipaka uvuge ngo nzandirimba ari uko abantu banyishyuye, ariko igihe bakwishyuye nayo ukayafata. Yeah. Uraririmba abantu bakagushimira imirimo myiza wakoze. Nishimwe bagwa muri make nta nubwo wari kuvuga ngo ni ibiciro runaka, ariko bitabujije ko n'ibiciro wabishyiraho. Ibiciro wabishyiraho nk'umuntu uvuze ngo ngiye kuba umuririmbyi runaka mu buhanzi. Yego. Ko gutumira umuhanzi ngira ngo urabizi, umuhanzi ntago wamutumira gutyo gusa. Yego. Muri gospel. Yego. Ariko gutya umuramyi ntago ashyiraho amafaranga runaka, ariko in case bayamuhaye numva ko adakwiye kuyanga. Yeah. Yashatse yashyiraho kubera yuko ariko n'uburyo ngiye bitekereza niba koko Imana ari rero umuntu ikamenya ikizamutunga, ishe kuguha impano nk'inzira imwe igomba kukwinjiza cyangwa ikaba ariyo mibereho yawe. Banyako gushyiraho ibiciro byo kuvuga ngo ngiye nkora gutya nkwiye no gukora n'abameze batya cyangwa nabo bahiriza izi terms and conditions na settings atari ikibazo, kubera yuko ushoboye kujya kuririmba nk'uko kuvuga ngo ugiye kuririmbira ubuntu aho wagiye kuririmba abo binjije, kuko hari ibitaramo byinshi banishyuza. Izo practice izo movement ukora nkeka ko byose bidakorwa ku buntu, cyangwa ujye kuri taxi uvuge ngo nkorera Imana ngo ntwarire ubuntu ko ngiye mu butumwa bw'Imana bigusaba gutega. Kuva ibyo byose bomba nkeka yuko n'ubundi n'umuntu agombye kubyaza umusaruro impano afite yari yose abantu bakava mu myumvire y'ibintu by'ubuntu, kuko iyi si dusaba kubaho twakoze. Kubigendanye no kuririmba, ntago umuririmbyi ari umuntu wabuze ikintu akora. Yego. Hari n'akandi kazi mu buzima busanzwe umuririmbyi akwiye gukora, ya masaha wakabaye wafata uri kuririmba ukaba yakoramo ibindi bintu byawe bikungura. Ariko impamvu mvuga ngo umuramyi ahawe amafaranga mu gikorwa runaka ari gukora ntakwiriye kuyanga, nuko umwanya cyangwa se ibintu akora bikwiye guhabwa agaciro cyane. Ariko igihe nta mafaranga hari, numva ko umuramyi akwiriye kuramya nta kindi kintu yitayeho, just kugira ngo abantu benshi bamenye Kristo. Bamenye Kristo. Ese ari uburyo bw'indirimbo n'uburyo bwo gusoma Bibiliya sinziramo bijyanira rimwe, kuko arabona abonye banigisha Bibiliya ubona ari iki gihindura abantu cyane? Abantu bahinduka bitandukanye, kandi aho Imana ishaka gukiriza umuntu cyangwa se guhindurira umuntu haba hatandukanye. Hari umuntu uhinduka kubw'indirimbo yumvishe, kubwa message irimo, hari n'uhinduka kuko yabwirijwe akamenya ubutumwa bwiza, agasobanukirwa binyuze mu kwigisha. Ariko hari n'uwundi wumva akumva indirimbo akavuga ngo nkwiriye guhinduka imico n'imyifatire cyangwa se ibintu ndi gukora runaka bidahwitse, nkwiriye kubireka. N'ubu urugendo rwawe mu ivugabutumwa rugeza heza, kubera yuko iyo utangiriye mu gipangu amangane kubera corona, ibyo bikavaho ukagenda utera intambwe utera imbere ukagera naho ugera mu makorari akora amavideo, nkeka ko ugeze ahantu heza, no by'umwihariko ukabona aririmba ku murongo w'imbere. Gutoranwa kugeza naho bagushyira imbere barari benshi uburusha, hari icyo ubushoboye cyane abo bashyira inyuma. Ahantu hose waririmbira yo ku murongo w'imbere cyangwa inyuma, it depends naho ushaka guhagarara. Hari aho umuyobozi w'indirimbo aguhagarika kuko gushaka ko ariho uhagarara, ariko ahantu hose waba uhagaze waririmba. Ariko icyo nzi cyo nuko bagutondeka hakurikije uko ushoboye. Buriya abantu bafite ibintu byinshi bagenderaho. Ashaka kuvuga ngo arashaka abakobwa batanu imbere, ubwo se mbaye mari. Oya ntabwo ari uko bigenda.
yego njye ntabwo nakunze gusenga cyane ariko nabibonyeho kuko nigeze kubigerageza nubwo byanze kuko nekubwe njye nahereye imbere sanga ari nyuma simakwiriye ariko nkeka ko bagendera ku majwi ubundi uririmba iri hejuru. Okay, amajwi ngira ngo nkuko mubizi hari alto, tenari na soprano na bass. Yego. Ntago bass navuga ko nyiririmba kuko nyine bass usaba ya majwi y'abasore. Yego. Soprano ndayiririmba ni ijwi rya mbere, irya kabiri ni alto. Yego. Ntago nkunda kuyiririmba cyane ariko nkunda tenari. Kuki rero wahisemo nuko ari wisanze uririmbamo cyangwa nuko ari iryohera amatwi y'abayumva? Okay, njye ndayikunda tenari kuyiririmba, ninjoyinga kuyiririmba especially ndi kuririmbana n'abasore ku murongo. Ariko mu busanzwe ndirimba soprano kuko nijwi umuntu wese ushoboye kuvuga no kuririmba yaririmba soprano. Umuntu wese? Yeah. Ubu nanjye nagerageza nkayishobora cyane. Okay, ubwo nzabigerageza nanjye ndebe itandukaniro ry'ayo majwi yose. Njya numva ngo n'abaririmba barenze ayo ngayo ariko ngo banza abakozi ba shitani n'abashitani ko nyabyumva kubera ko ngo ni menshi ariko azwi nayo ngayo. Nyuma yuko umaze kugira muri korali uraririmbye, ubundi ugira ibihangano byawe bwite cyangwa uririmbiza abandi? Uri umuhanzi ukaba n'umuririmbyi cyangwa wenjoyinga iz'abandi bahanze? Okay, nkuko nakubwiye ndi umuramyi ariko umuramyi aba afite indirimbo ziwe akagira n'izindi aririmba z'abantu abahanzi ku giti cyabo. Ntago ngewe mfite indirimbo zasohotse mba mfite ahantu zanditse. Ntago ngenda fata umwanzuro wo kuvuga ngo ibintu by'ubuhanzi ku giti cyanjye mbigiyemo. Yego. Ariko njya mvuga ngo indirimbo runaka nanditse hari igihe nzayikoresha. Ugira igihe cyo kwandika indirimbo ukanazimenya se cyangwa urazandika gutyo gusa ukavuga ko wenda anytime uzazikoresha? Okay, mfite ahantu nandika indirimbo zanjye. Yego. Nkavuga ngo anytime ninumva binjemo nzayiha korali, numva binjemo nzayiha worship team. Ariko zirahari kabuze no kuziririmba neza. Buriya indirimbo ikiri kwinonosora hari ibintu byinshi uba ufite gushyiramo guhindura. Yego. Ariko nyarumva ngo harabenjoyinga kuririmba ibihangano byabo bwite kuruta nyine kuririmba iby'abandi. Hari indirimbo nimwe waba uzimo zawe bwite ku buryo wenda ushobora kuturimbiraho gatoya? Zanjye ku giti cyanjye? Muri yawe bwite. Okay. Hari nk'indirimbo njyewe nagerageje guhimba ntabwo irarangira ariko I can sing. Okay, try. Murabona ronse mu bise by'amaraso, muraba igiciro cyinshi cyane. Murabona ronse mu bise by'amaraso, muraba igiciro cyinshi cyane. Wow. Nkurikije ijwi ufite n'uburyo uririmba wagira ngo ni ibintu wavukiye mu kwa kundi abana bavuka bagakora bakinisha nk'udupupe runaka, wowe wagira ngo ufite nka gitari cyangwa na piano wigiraho utuntu tw'utujwi gutyo uririmba neza, icyo nakikubwira. Murakoze. Nyuma yuko uri kwandika indirimbo zawe ukaba ariko ubugishidikanya ngo naziha worship naziha korali, ese ibyo bintu byombi uko ari bibiri niba navuga ngo abo bantu bombi sinzi uko ari babiri, ariko nuba navuga ibintu uko sinzi ari worship na korali baririmba mu buryo butandukanye ku buryo ushobora kuvuga ngo iyi ndirimbo ni iya worship iyi ngiyi ni iya korali? Okay, ntabwo navuga ngo baririmba mu buryo butandukanye cyane kuko indirimbo zose ni izamamaza ubutumwa bwiza. Ariko worship team akenshi ikoresha indirimbo ziri common gospel zisanzwe buri wese yisangamo. Yego. Iz'abahanzi ku giti cyabo
abahanzi bagiye batandukanye tugiye tuzi, ugasanga hari n'izindi worship team yihimbira yo ubwayo, usanga nyine itandukanye na korali. Korali nayo, korali akenshi ikoresha indirimbo zayo nubwo iririmba ku zindi z'abandi bahanzi, ariko mainly korali iririmba indirimbo zayo. Korali iririmba indirimbo zayo. Bivuze ko amakorali yose aba muri ino si nta iba ifite indirimbo ihura n'iyindi. Cyangwa wenda muri region runaka bashoboye kuba bafite izabo, ariko ukajya ahandi ukazihasanga nazo ari izindi korali runaka. Mpamya neza ko abantu badahuza ibitekerezo 100%. Wenda message ishobora kuba ivuga ikintu kimwe, melody y'indirimbo ishobora kuba itandukanye, ariko nyine amagambo abantu baririmba ntago numva ko ushobora kuvuga ngo umuntu yaririmbye indirimbo ngo isa neza niyo umuntu wo muri Kongo yaririmbye. Message ishobora kuba ari imwe, melody itandukanye. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane. Nk'urugero rworoshye, mba muri korali tuvuga imwe runaka, imwe mu zo tuzi wenda, cyangwa korali runaka, nkayivamo nkajya nko kuba ahandi hantu, nari umuririmbyi w'iyo korali, ntabwo nemerewe kwigisha izo ndirimbo korali ngiyemo kugira ngo nanjye babone uruhare rwanjye mu iterambere ry'iyo korali ngiye kujyamo, bakaba bazikoresha aho ngiye. Ahantu byemerewe ni igihe indirimbo zasohotse, kuko hari iyo korali ifite indirimbo runaka iririmba itarasohoka, itarasohorerwa amashusho cyangwa se audio, ntabwo ari byiza kuyisharinga abandi bantu kuko bashobora kuyiyitirira kandi atari iyabo. Ubwo rero kuyibigisha biba byiza iyo ibigishije yarasohotse amashusho na audio. Ku buryo ubwo ni ugutanga reference. Nese uri kuyigisha bavuga ngo ni ya runaka cyangwa itukomerezaho. Kiba kigendewe ni message, si ngombwa ngo ni ya runaka. Ushobora kubabwira ngo ni ya runaka kugira ngo ukeneye kuyiga neza akayinonosora agende ayumve cyangwa se ajya yumva. Yego. Ubundi nk'umukoriste noneho by'umwihariko wageze no ku rwego musohora indirimbo, hari nk'indirimbo imwe cyangwa ebyiri byanga byakunda kurusha izindi, yayindi avuga ati iyi ndirimbo yigiyemo ndayivibinga nkaririmba neza ku buryo barava no mu bandi no nkajya imbere aho buri wese abona yuko iyi ndirimbo indi mu maraso. Ari indirimbo nk'imwe cyangwa ebyiri waba zaba zikuri hafi cyangwa ukunda kurusha izindi muri korali uririmbamo, cyangwa izo waba uzi zose ku buryo wazituririmbira? Zirahari. 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 Indirimbo nk'indirimbo za korali mbamo nkunda. Dufite indirimbo nyinshi kandi nziza pe. Yego. Ariko ni indirimbo iravuga ngo nyine message yayo ivuga yuko Yesu akiza. Sinzi niba naririmbaho gato. Umwanya no wari ushaka kuririmba yose wabyemerewe. Iravuga ngo arakiza, 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 Yesu arakiza, n'umwami arakiza, 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 Yesu arakiza, n'umwami. Indirimbo ndayikunda, ariko especially nkunda igitero kivuga ngo yavuye mu ijuru kubera njye nawe, ajya ku musaraba ngo ducungure, yashenjaguriwe ibicumuro byacu, intego ye yari yo kudukiza. Icyo nicyo gitero nkunda kuri iyi ndirimbo cyane, ko nyine gituma numva nzirikanye urukundo Kristo yadukunze, bigatuma nyine numva indirimbo nyikunze cyane. Kimwe nayo ndi gufashwa.
aho Pasiterinete nkakubwa Arsenal igitsinda Amavubi mumbwire mwafashijwe ariko ntabwo ufashijwe muri ubwo buryo ahubwo nuko amagambo ari mu ndirimbo yo kuririmba agera ku mutima umuntu yica akabitekerezaho cyane yakumva ko ari byinshi bikwiye guhinduka kandi koko Yesu akiza. Iyo ni indirimbo imwe muzukunda ariko ntayo waturirimbira yose noneho nko muri korali pane zo muri worship kuko habiri uri kuri zo muri worship nanjye ubwo ntizoroshye nateza amatwi akarimbo ko muri korali waririmba ku buryo n'abadukurikiranye bagomba kujya kureba iyo korali bakanayisura bakanayishyigikira bakora subscribe like share comment nk'ibisanzwe kandi nkuko bikora n'umutima ukunze mu by'ukuri nyine ukaba brand ambassador wa korali yanyu. Okay, murakoze. Nk'indirimbo dufite ya korali nubwo imaze igihe ntago ukwezi guciyemo niba guciyemo ushobora kuba ataranagera n'abiri iherutse gusohokana indirimbo ya korali Bowazi ni nayo mbamo niko yitwa. Yego. Kuri YouTube ikitwa ngo iki? Muri hari imbaraga. Yego. Niko indirimbo yitwa. So ndumva ariyo naririmba ko ushobora kugenda kuri YouTube kandika muri harimo imbaraga iriho ko ni indirimbo nyine ivuga ku mirimo y'Imana kandi ni indirimbo nziza uwo ari we wese uzajyaho akayireba nawe azayikunda. Yego ugomba kuba uwa mbere. Twasanze muri yo harimo imbaraga bidutera kuyiringira. Twasanze muri yo harimo imbaraga bidutera kuyiringira. Hari imbaraga, hari amahoro, hari ibyishimo bidashira, hari ibyiringiro by'ubuzima. Ibyo byiringiro ntibikoze isoni. Iyo vase rwose ugira yinkubitire neza nono. Indirimbo ni indirimbo ivuga ku mirimo y'Imana kandi ni indirimbo nziza ngenda nayikunda. Ivuga ko mu Mana harimo imbaraga kandi nibyo twarabibonye, hari imbaraga zikiza zibohora. Mu mbaraga z'Imana harimo ibintu byinshi umuntu atekereza ko iyo atekereza ko Imana idashoboye sinzi ukuntu we aba abyumva. Hari igihe nyine umuntu agera nk'ikigeragezo cyangwa akagira ibibazo runaka bikamwizingiraho kumva ko Imana idashoboye kandi mu by'ukuri hari igihe aba atari timing y'Imana yo kugira ngo ikemure ibibazo afite. Rero iyi ndirimbo ivuga ku mbaraga z'Imana ku muntu nyine uba warabonye imirimo y'Imana. Yego. Iyo vase akabura ukuntu yiririmbye hajemo kidobya. Yiririmbye rwose arimo ahindura imodoka cyane kandi nkeka ko ku muntu utatega amatwi atahita abyumva neza ko ahindaga cyane. Karirimbe neza noneho ku kavasi rwose ku buryo noneho kagomba gucengera mu matwi y'abantu ubona kuvuga ngo binyura mu matwi bikabanukira ku mutima bagomba guhinduka. Okay. Twasanze muri yo harimo imbaraga bidutera kuyiringira. Twasanze muri yo harimo imbaraga bidutera kuyiringira. Hari imbaraga, hari amahoro, hari ibyishimo bidashira, hari ibyiringiro by'ubuzima. Ibyo byiringiro ntibikoze isoni. Kabisa. Mbonye impamvu ujya uririmbira hahandi ntavuze. Mu by'ukuri urabasha kandi urashoboye. Nakwifuriza nyine nanjye gutera imbere mu murimo w'Imana.
kuko hari benshi abigerageza bagasubira inyuma cyangwa bakabikora nko kwishimisha, ariko we impamvu utajya baririmba gusa ukongeraho naho basenga nuko ari icyo ushaka. Uko kuririmba gusa bidahagije, ugomba kuririmba unasenga. Kuko nubwo ntazi na ijambo ry'Imana ryanditse ngo musenge ubudasiba. Mba mbizi nubwo ntazi ngo byanditse hehe kubona ibihamya byangora, ariko mba mbizi ko bihari. Hanyuma rero uhuza gute kuba umuririmbyi no kwiga? Kuba umuririmbyi no kwiga ni ibintu rwose byoroshye. Ni ibintu byoroshye. Kuririmba ntago bisaba amasaha y'umurengera, kandi ni ikintu umuntu akora ahantu aho hariho hose yaba ari. Wenda ntago mvuze ngo washinga konseri muri class. Hari amasaha yo kwiga n'amasaha yo kuririmba. Hari amasaha tuvuge twebwe schedule y'umunsi ukuntu bimeze. Amasaha arangira saa 11 yo kwiga. Yego. Ubwo saa 11 hari ibikorwa bigiye bitandukanye, amarepetisiyo, niho ayo masaha nyine agenda, umuntu agenda afatamo igihe cyo gukora amarepetisiyo muri ayo masaha. Urabihuza kandi ukora nta kimwe kibangamira ikindi cyane. Yego. Wakoze cyane ko ibintu bijyanye no kuririmba tube dusa nkaho byo tuberekeye hano, ahubwo twinjire muri ka gace kandi wambwiye ngatungurwa kaho umwari ubwe ku giti cyawe atigiye ndi umusportif. Ndabyemera. Yego, bijyanye na siporo byo bihagaze biti? Ukuriye siporo? Yego. Ibijyanye na siporo nkeka ko umuntu wari we wese cyangwa se umunyarwanda wese arazemera kuzikora, ko siporo n'ubuzima. Siporo, iyo umuntu akora siporo ntabwo arwaragurika. Yego. Hari ibintu byinshi siporo ifasha mu buzima, bituma utagira stress, nyine bituma ubaho wumva nyine ubuzima buri kugenda neza. Ibyo hari benshi babyumva ariko bakabikora ko kwa muganga bazibategetse. Bumve yuko ari igikorwa kikwiye kubaho buri munsi, mu gitondo ubyutse, haba nimugoroba se cyangwa uri hose ukwiye gukora siporo. Nkawe niye siporo ukunda gukora? Njyewe siporo nkora mu buzima busanzwe nyine nkunda gukora siporo nyikoranye n'abandi. Ndi umukinnyi. Yego. Ariko nyine gukora siporo isanzwe yo kwiruka ni siporo ifasha nyine mu buzima busanzwe. No mu buzima bwo kuririmba nabyo birafasha. Iyo umuririmbyi akora siporo, kuramya no guhimbaza biroroha. Ntago nyine usanga ngo yarushye, ko buriya abaririmbyi baravunika ku rundi ruhande. Niba harimo nka session yo guhimbaza Imana, guhimbaza Imana ngira ngo urabizi, baba babyina basimbuka. Ibyo byose rero iyo ubaye uri umuntu ukora siporo biroroha cyane. Bisaba igihaha cyane. Kandi wakoze siporo icyo gihaha nawe ucyujuje. Yego. Yego, tubwiye ko uri umukinnyi, ukina football, ukina uhe mukino ku buryo umva ko rwose uhamya n'umutima wawe ati ngende umukinnyi kandi nkanaseruka? Njye nyina handball. Handball. Uvuga mu ikipe izwi cyangwa ari ukina nko mu byiciro byo hasi? Nibyo kwidagadura. Urugero ngo ufite ikipe cyangwa ndakina akafite agakipe ka karitsiye abarizwamo? Ndi umukinnyi, nkinira ikipe ya kaminuza, kandi turi no muri diviziyo, dukina icyiciro cya mbere. Yego. N'ubu ngubu turi muri shampiyona. Yego. Muri gutsinda se cyangwa muri guherekeza abagiye gukina? Cyitwa ngo murabakiri. Turi gutsinda. Hari igihe ikipe yerekeza abagiye gukina kandi nayo yarimo bake? Oya, turatsinda. Muratsinda? Ni byiza. N'ubundi ubuzima bwacu bwa buri munsi ujya gukinira siporo. Noneho kuvuga ngo byarenze kuba ukora siporo ku giti cyawe, ugira aho ubarizwa, groupe runaka, ikipe runaka, kandi ugaharanira no kwihesha ishema. Ni ibintu nyine biteye ishema n'ubundi n'ababyumva cyangwa n'umuryango. Ni gute famille yawe yakiriye ko waje kuba umukinnyi? Byarabatunguye kuko ntago njyewe njya gukina handball, ntago
ntago njye navutse nkikina rwose handball njye nayimenye ngeze muri kaminuza yego niho umukino narawubonye bari kuwukina ndawukunda ndavuga ni nkwiye nanjye kuwiga nkajya nkukina ndabajoyininga tukaba dukorana imyitozo nza kubona nyine ari ibintu nshoboye nkomeza nkinana nabo pe ubu uri ku gatebe cyangwa no mu baritaha ndavuga izamu mba ndi mu baritaha ubundi ababyeyi benshi ntabwo bakunda kwakira ko abana babo ari abakinnyi n'ubuhanzi buriya akenshi ntabwo ababyeyi bakunda kubyakira vuba kuko batekereza yuko umwana ugiye muri izo field aba bagiye kuba ikirara cyangwa ari ingeso mbi baba bagiyemo, kunywa itabi se, ubusinzi, uburaya n'ibindi byinshi cyane nk'ibyo ngibyo. Nawe nkeka ko nk'umukinnyi hari abana wenda bagenzi bahura nabo ugasanga byababayeho cyangwa binababaho. Ni nk'iki wabwira ababyeyi bameze batyo bumva ko imikino ikwiye kujoyiningwa n'ingeri zose kandi umuntu ashoboye kujyamo akitwara neza akaba uwo ari we? Icyo nababwira ababyeyi nibyo, umubyeyi aba yifuza ko umwana we yagira uburere bwiza cyangwa se yakitwara neza. Uriya umwana nk'uko bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gitoya, birashoboka ko umwana yaba ikirara atagiye no muri siporo cyane, ariko siporo ni ahantu bagenda ngo bakorere imyitozo ngororamubiri, ntabwo ari ahantu bajya kwigira iyindi mico, kuko n'ubundi ikirara kije muri siporo gikomerezaho. Umuntu iyo aje azi icyo ashaka, azi ko aje gukora siporo, ntabwo siporo imuhindura, ahubwo no muri siporo harimo kubahana, habamo nyine ibintu byinshi umuntu yakwigira ku wundi muri siporo. Ashobora no kuza ari ikirara akanahinduka bitewe n'abantu babana umunsi ku wundi. Muri make naho bahurira na sosiyete cyangwa n'abantu bashobora guhindura, akakwerera imbuto nziza ku buryo nawe wakoraga imico mibi wigaya ugahinduka ukaba undi muntu mushya. Yego. Ni nk'iki wabwira abafana bawe baba gukurikiye umunsi ku munsi, bakwitegeho iki mu bijyanye no kuririmba, bijyanye na siporo, bakwitegeho iki abafana bawe? Okay, ikintu nababwira ku bigendanye na siporo, bwo siporo ni ubuzima, kuyikora ni ukuba ari wowe uri kwigirira. Niba ushobora gukora siporo ukaba uri kwirinda indwara zimwe na zimwe, uri kurinda umubiri wawe, nyine abantu bagakora siporo kuko hari uwabashyizeho igitugu runaka, ngo runaka, nk'abantu tuvuge nk'abakozi, abakozi bashobora kuvuga ngo dufite siporo y'abakozi. Wigiye muri siporo kuko abakozi bafite siporo, ahubwo jya muri siporo kuko uyikeneye, ubuzima bwawe buyikeneye. Icyo nabwira abantu bankurikirana umunsi ku wundi, ndi hano nk'umuramyi. Yego. Nubwo twavanzemo n'ibintu bya siporo, bikwiriye biragenda nabyo kandi byari ngombwa kuko siporo irafasha mu bintu byo kuririmba. Icyo nababwira, intego nyamukuru ni ukugira ngo ubutumwa bugere kuri bose. Yego, ubutumwa bugere kuri bose. Yego. Rero nk'iki wakwisabira inshuti zawe n'abafana cyangwa undi muntu wese uzakubona kuri screen? Okay, ntago mbasaba ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo niba hari igikorwa runaka ubona cyanjye cyangwa se nanjye ubwanjye nashyigikiye cy'umuntu runaka kirimo kwamamaza ubutumwa bwiza, help me gukora share, like na comment, kuko buriya hari ikintu abantu batajya baha agaciro. Iyo umuntu atanze comment akubwira ikintu wahindura, biba byiza nyine ukamenya failure yawe, ukavuga ngo nkwiye gukosora iki, kugira ngo abantu benshi bamenye ibikorwa runaka byakozwe cyangwa se byagezweho. Okay, tugeze ku musozo w'ikiganiro, ariko njyewe ngiye gusoza akenshi nkunda kubaza utuntu n'utundi. Ni utuntu tworoshye dushoboye gutsinda cyangwa ukadutsinda, ariko icyo nzi cyo ni uko tworoshye. Ni nk'inyungurabwenge.
ariko njye buri gihe nkubaza ngambiriye kutsindwa. Njye buri gihe nkubaza ngambiriye kutsindwa. Hari akabazo ngeze kubaza umuntu karamugora ariko reka nawe nkakubaza. Ni akahe karere kitiranwa n'ikiribwa ko muri uru Rwanda? Kitiranwa n'ikiribwa kuko twe dusapoza ko ikintu cyose umuntu ashyira mu kanwa akaba yamera kiba ari ikiribwa. Okay. Nkeka ko niba ntibeshye tujya tuvuga ngoma twabishyira mu cyongereza bikaba mango. Ntabwo guhindura ntabwo biri bye bwemere. Kurumva zo cyase ko ushaka umukora ari nje. Ko ni ikinyarwanda kandi nicyo ikiribwa ari ikinyarwanda. Okay, niba ari akarere k'ikinyarwanda ikiribwa nacyo ari ikinyarwanda. Yego. Aho ntabwo ndi kugatekereza pe. Ntabwo ambwiye ko cyangwa cyose no kumbwira n'ibikorwa birivugira. Uri umuramyi kandi uririmba n'ibihangano by'Imana, y'indirimbo zikwirakwiza ubutumwa bw'Imana. Ijambo cyangwa njye kubwira ijambo mbwira indirimbo ibonekamo. Ijambo imigezi. Imigezi. Bambwira indirimbo ribamo cyangwa niba unayize utirimbiraho gato nta kibazo. N'amasegonda imigezi. Okay, nzi indirimbo ya Israel Mbonyi. Ivuga ngo twicaraga ku migezi Babuloni. Yego. Kushaze kuntsinda se. Kandi byananiye. Oya ibyo n'ubundi uride watsinze ariko icyambere cyakunaniye muri comment bazatubwira ibyari byo bazadusubiza. Okay. Akanyuma sasa noneho. Urutoryi n'imbuto cyangwa n'imboga? N'imboga. Okay, Samira sibwo bazatuga muri comment ibyo wakoze n'ibyo wishe cyo nzi cyo bazatujajinga. Guys my people. Yari Mirage kuri Mirage TV show twari duri kumwe n'umutumirwa wacu mwiza azi kuganira ni Pauline. Ndakeka mwaryo n'ikiganiro yakoze yaduhaye ibintu byiza kandi binyungura bwenge. Urumva no umuririmbyi no umusportif azi n'ubwenge n'ubumenyi bwo hanze kurumva ko ajya dusubiza ibintu bigiye bitandukanye kandi bamwe muri twe tuzi binyungura bwenge. Mumushyigikire mujye kuri YouTube channel ya Korali yiwe mukane subscribe, like, share and comment kandi nanjye mukomeze mushyigikire arabiwe arabacu twese dukomeze tuzanye imbere tuzahura ubutaha kandi bidatinze. Mirage ndabakunda cyane murabizi. Ciao tubonana ubutaha. Ya soko y'amaraso yawe ninciye mono twibyaha ndagushima Yesu kubwayo narababariwe. Ya soko y'amaraso yawe ninciye mono twibyaha ndagushima Yesu kubwayo narababariwe. Ndagushima Yesu kubwayo narababariwe. Ya soko y'amaraso yawe ninciye mono twibyaha ndagushima Yesu kubwayo narababariwe.
babariwe ma Yesu kubwayo narababariwe umva imirindi y'Uwiteka aragushaka yewe yewe umva arabaza mwana w'umuntu ngo uri hehe mwana w'umuntu urahamagarwa uwakuremye aragushaka garuka mu rugo umva imirindi y'Uwiteka aragushaka yewe yewe umva arabaza mwana w'umuntu ngo uri hehe mwana w'umuntu urahamagarwa uwakuremye aragushaka garuka mu rugo naramwizeye Kristo nuwanjye ndamahoro nje naramwizeye Kristo nuwanjye ndamahoro Imana Kristo wanguza amaraso yawe n'iki cyavuguruziyo Mana Kristo nuwanjye ndamahoro Imana Kristo wanguza amaraso yawe n'iki cyavuguruziyo Mana Kristo nuwanjye ndamahoro n'iki cyavuguruziyo Mana Kristo nuwanjye ndamahoro n'iki cyavuguruziyo Mana Kristo nuwanjye